mukomeje kugenda mutugaragariza ko mudakurikiye kuri Evangeliser le Monde TV. Nous sommes ici pour évangéliser le monde. Turi kumwe rero n'umuramyi n'umukozi w'Imana ugakaba n'umucuranzi tugiye gukorana iki kiganiro cy'uyu munsi bita The Power of Worship cyangwa se imbaraga zo kuramya Imana. Mwamwumvishe atangira tubwira ngo hari igihugu cy'umunezero tuzabamo ubwo urupfu ruzaba rurangiye. Tugira ngo rero tumusabe atangire yibwira abadukurikiye. Nongeye kubasuhuza abakurikiye TV. Muri aka kanya tunejejwe no kuba turi kumwe na Le Monde TV. Imana ibahe umugisha, turabishimiye mwebwe mukuri iki kiganiro kandi twishimiye kubana namwe muri aka kanya. Yes, arabasuhuje cyane umurami. Ninde rero turi kumwe? Muri kumwe na Pastor Christophe Ndayisenga, nkaba ndi umuramyi n'umucuranzi nk'uko yabivuze. Ndi umuhanzi uririmba indirimbo zo guhimbaza Imana. Yes, turi kumwe n'umuramyi Christophe, akaba n'umupasteri, akaba n'umucuranzi. Impano zose Imana arazimuhaye kandi ni byiza cyane. Rero murabizi iyo twatumiye umuhanzi ntabwo twiganza mu magambo, ahubwo nyine dushaka gukora kuruta uko tuvuga. Turagira ngo rero n'ubundi dukomeze adukorere rero muri iki cyuma. Ndabizi ubu ngubu amatsiko yabishe n'ubundi kugira ngo dukomeze ino ndirimbo yaratangiye kuturirimbira. Ubundi iyi ndirimbo ifitiye message ku bayikurikiye. Iyi ndirimbo nashatse kuririmba ubwiza bw'igihugu cyo mu ijuru, kubera ko iyi si turushya, iyi si irimo imibabaro, iyi si irimo agahinda. Nashatse kwereka abantu ko hari aho bazajya batazongera kubabara no guhangayika. Urakoze cyane. Ubundi kuri wowe umuziki ku buzima bwawe bwite, wumva umuziki ari icyo umuziki uvuze cyane, umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana? Umuziki ku buzima bwanjye, ubundi umuziki ni ukuri kandi umuziki ukaba ubuzima. Noneho byagera mu guhimbaza Imana bikaba akarusho, ni ikindi kintu. Ni ibiryo ngewe ku bwanjye bintunze, ni ikintu kimfasha mu buzima bwanjye, ni ikintu numva kimba hafi, numva naba hafi y'ibyuma biramya bikanahimbaza Imana. Noneho by'umwihariko iyo duhimbaza Imana biba ari akarusho. Ngewe ku bwanjye ni ikintu kirenze. Kuri wowe birarenze. Yes, iki cyuma ufite bacyita gute? Ari abadukurikiye wenda batakizi. Iki cyuma cyitwa saxophone. Cyitwa saxophone. Pastor, ni ryari watangiye gusobanukirwa ko uri umuramyi cyangwa uri umunyamuziki? Natangiye ko ni kera, nari muto cyane. Nari muto, mama ajya ambwira amateka y'uburyo byari bimeze. Ajya ambwira ko najyaga mbyinira mu mugongo wa mama, mu mugongo we. Ajya bintekerereza akambwira ngo iyo twageraga ahantu hari umuziki, hari radiyo icuranga. Mbega proje yatangire mu mugongo wa mama wawe. Ibintu byarahindukaga. Ni ukuvuga cyagihe umwana barira, ngewe bampembezaga umuziki. Iyo bashyiraga iruhande radiyo icuranga nahitaga nceceka. Yes, aha nyemerera ngo usabe rero hari indirimbo yawe nzi ya kera ivuga ngo
cy'isezerano iyo ndirimbo n'iby'umunezero cyane rero twari kumwe n'umuramyi Pastor Christophe warurimo adutoramira nyirakoresheje icyuma bita saxophone. Murakoze cyane mwe mwese mubashije kuri iki kiganiro cyacu kuri Evangelize Roman TV. Turabashimiye tunashimira cameraman wadufashije ngo ikiganiro gitambuke aho mugisha Jean Paul. Imana igumugisha cyane twizeye ko twongera kuguhamagara uzatwitabira. Namwe mwese murakoze muri kumwe na Bikira.